Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje kosoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindirwa na hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje kosoza kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe mumaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsindi ikintu busabwa nukubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626, utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha izo nimero tuze twigishe mudasobwa. Wigishije amategeko y'umuhanda ariko ukeneye guhura n'umwarimu mbere yuko ujya mu kizame, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 tuze tuguhugure turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri. Rero mukoresha izo nimero mu gihe mukeneye ko tubigisha, mu gihe mukeneye ko tubasabira kode, mu gihe mukeneye ko tubahugura. Ukeneye n'igitabo turakikuzanira aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali. Rero mutware cyangwa uduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tuyafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata udupapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, iyo wakoje ishusho y'icyapa bari kubaza ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye, ese icyo cyapa ni mpande eshatu. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa rero gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Angwa aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B aho abana bagene kwiga gutwara amagare. C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano ameze cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu cyose kiri mu kirango akenshi bakunda kongeraho ko gitegetswe. Niba harimo ikinyamitende ni inzira y'ikinyamitende itegetswe, niba harimo abanyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe, niba harimo wenda velomoteri aba ari inzira ya velomoteri itegetswe. Hano harimo ikinyamitende harimo n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo se ivuga ko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV
urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Iyo ubonye hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkazagishyiraho ukazahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe ifite smartphone. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga aba yazimwa mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, bengo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, sengo iyo ari mu nsisiro. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame. Bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, barashazwa ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Kubera ko ikinyabiziga cyawe nucana amatara maremare arahuma umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bituma atareba imbere neza, bibe byamuteza ibyago. Iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo tubonye ko hari umunyeshuri wacu tumaze gufasha kubona kode, ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe. Yaba imyitozo myinshi, yaba amasomo, biterwa n'ibyo ukeneye. Uba watwandikiye nko kuri WhatsApp tukabona nimero yawe, bamutwajya muduhamagare kuri izo nimero tubashakira amakode meza. Ukeneye kwiga ukoresha izo nimero tukakwigisha mu buryo bwa online iyo uri kure, cyangwa uri hafi akazi katakuna uza twigane mu ishuri, cyangwa se turi kumwe iyo uri hafi. Bamutwaye cyangwa muduhamagare kuri 0789931626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Muri make ikinyabiziga nticyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, keretse ubwo nukuvuga ngo amatara akurikirayo kiba cyagira arenza 2. Ayahe matara kiba cyagira arenza 2? Ango itara ndangamubyimba, bengo itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike wa papuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, ariko kiba cyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe ariyo matara ndangamubyimba. Kiba cyagira amatara arenga 2 ndangamubyimba, kiba cyagira amatara arenga 2 yerekana icyerekezo, kiba cyagira n'amatara arenga 2 ndangaburumbarare. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse kwa papuro. Utari wahisemo D ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urayita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, baragaragazwa ku buryo bukurikira. Hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga azabasanga aze kubabona hakiri kare. Batubwiye ko bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi. Ese bagaragazwa kuwe buryo? Hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ango imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Bengo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizamini bashatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni
A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese kuki tudahisemo B? Ese kubera iki duhisemo A gusa? Ese uzahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri ryari? Ubundi iyo bavuze ngo imbere ni itara ryera koko biba ari byo, kubera ko imbere bigomba kuba ari itara ryera, noneho inyuma rigomba kuba ari itara ry'umutuku cyangwa se itara ritukura. Rero hano bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo, niyo mpamvu twahise duhitamo A gusa. Ariko nujya mu kizamuka abana bavuze ngo imbere ni itara ryera, kuri B bakanga ngo inyuma ni itara ry'umutuku, uzahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko imbere ni itara ryera naho inyuma ni itara ry'umutuku. Hano impamvu duhisemo A gusa nuko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi ryakagombye kuba ari iry'umutuku, niyo mpamvu duhisemo A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Baramutse bagihinduye mbikubwiyeho hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo uhite ugikora kuko uba wacyumvisheho. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imizigo yikorera n'amagare, velomoteri n'amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibishobora kurenza ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. A ngo santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo santimetero 60. Hano hamwe so kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, rigereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C santimetero 50. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Itegereze neza, ese mu bimenyetso bimurika ko muzi ko biba bikoresha amatara atatu, umutuku, umuhondo n'icyatsi, ese rino bara ririmo rikwemerera gukomeza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo yego, B yego ariko utanga inzira ku banyamaguru, C yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Ese iki kimenyetso kikwemerera gukomeza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi niti oya. Iyo hari kwaka umutuku uba ubujijwe kurenga icyo kimenyetso, haba hari kwaka umuhondo ukitegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bijya mu mutuku, haba hari kwaka icyatsi akaba ari bwo wemerewe kuba wagenda. Ndakeka ko uramutse mode, ndizera ko uramutse cyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibuza gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose cyiza ujye ukibonera ku gihe, ko n'icyatuma ujya mu kizamuka gakora rimwe wihita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabereyemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Haba hagomba iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B abaherekeza babiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa se abaherekeza babiri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cye muri ibi bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko wakanda subscribe kugira ngo nujye kwa mu kizami cyawe urakura mu kanya ubone ibibazo 10 bigarutse byamwe kino kizami kimwe maze gukosora. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikurure burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 10 gutware toni 15 biba bibujijwe, birahanirwa. Ariko ari kutubwira ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba byemerewe. Ibe ibinyabiziga ango ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda,
mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, ndetse na C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ntabwo urabona cya kimodoka gitwara nk'itaka ukabona cyatwaye itaka ryasendereye hejuru. Birashoboka ko kiba cyarengeje ariko cyo kiba kibyemerewe. Ndakeka ko rero waramuzitamo C, ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A ngo umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa iyo ukibonye ugiye kugira aho banyura bazengurutse, niho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Rero naho banyura bazengurutse. Ndizera ko waramuzitamo C, ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Nabonye kino kibazo abantu benshi muhitamo D ngo ibisubizo byose nibyo. Ubundi ku bibazo byerekeye ku byapa haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cyangwa se nta kirimo. Rero kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo ku kibazo cyerekeye ku byapa, nta na rimwe uzayigera uhitamo icyo cyabaye igisubizo cya nyacyo, kuko haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cyangwa se ntacyo. Hano rero hari harimo igisubizo cy'ukuri kimwe, bangwa aho banyura bazengurutse. Ndizera ko waramuzitamo C, ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utware za rukururana mu muhanda ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo baba baguhaye uruhushya hari ibipimo iyo rukururana yawe bitagomba kurenza. Ibihe bipimo kuko ntabwo bigiye kuba gari ya moshi, bigomba kutarenza ibihe bipimo rero. A metero 50, B metero 35, C metero 25. Mu gihe kuri D kugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano rero cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Baguhaye uruhushya rwo gutwara rukururana mu nzira nyabagendwa, ariko iyo rukururana ntabwo igiye kuba gari ya moshi, hari ibipimo utagomba kurenza. Ese ni ibihe bipimo utagomba kurenza? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Nubwo ufite uruhushya rwo gutwara iyo rukururana, bitagomba kujya mu nzira nyabagendwa, ari uko igomba kubitarengeje metero 25 z'uburebure. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira ko rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode, twarangiza tukaguha imyitozo aragosha kwitegura neza. Ukeneye kwiga murabizi ni inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, dukoresha icyitwa Google Meeting, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukagenda tujyanirana bitewe n'isomo turi kwigana. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ugende mu kizamukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine baduhaye. A umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso, B umuhanda uyoberejwe ibumoso, C ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo kata ibumoso gusa. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, kata ibumoso gusa. Kino cyapa kirategeka, kiba kiri kukubwira ko icyerekezo gitegetswe ari ugukata ibumoso gusa. Ntiwemerewe gukomeza imbere, ntiwemerewe kujya iburyo, icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugezwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora, yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje ugasanga biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga adakora, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, ikaba ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona izo cy'ukuri cyanyacyo ari cye muri ibi bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, ugaca mu isangano n'ubwitonzi, kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero ugacamo witonze, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga wasanze kugira ngo utabateza ibyago cyangwa nawe bakaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uhuye n'amatungo uri mu muhanda, ese wakora iki? Ese wakwitwara uti? Bavuze mu nzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo mu muhanda. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi bino bibazo bimeze bitya, aho mu bisubizo bine baba bashyizemo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe nta kindi uri kubona wizeyemo 100%, ujye ukunda guhitamo ibyo bivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, kuko akenshi wirinda ibyago ugabanyije umuvuduko cyangwa se ukahagaze. Ndakeka ko nozamo rero B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kidakikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikorezwa mu biro by'umusoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga ntikigikora cyangwa se cyoherejwe mu mahanga, biriya byapa ndanga rero biba bigomba gukurwaho bikorezwa mu biro by'umusoro. Ko murabizi ibinyabiziga birasora. Ibyo none bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ibyumweru 2. B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, amezi 2. Ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze amezi 2. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bavuze abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga mwebwe mutwaye ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona gute? Ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, aho ni kuri A. B, kavuga ngo iki? B, ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije gusa. C, bakavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari ikiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine. A ngo iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ubutaka bworoshye. Hano uramaze kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, gereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa iyo kibonye ugiye kugera ahantu hari umuhanda umeze nabi, hari utununga, hari utunogo, umuhanda utaringaniye. Iyo bavuze ngo iteme, nabonye abantu benshi bambaza ese iteme ni iki? Iteme iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Ndakeka ko hano waramuzamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo muvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera. Ngo cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabyumva mu ntera ingana iki? A ngo metero 100, B metero 200, C metero 50, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 150. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cye muri ibi bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabyumva. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba kigiye gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Hano rero ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 50. Cyavuze ihoni kiri muri metero 50, ukaba wabyumva. Urabizi nka velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Biba bishatse ngo ivugije ihoni ikiri muri metero 20, kuva aho uri uba wabyumva. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za ramoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese nibikurikizwa ku bihe binyabiziga? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25, B ibinyabiziga bihinga, C ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanya cyo. Utari wahisemo D, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, kimwe n'ubwa romoroki kure na bene icyo kinyabiziga ushobora kurenza ibipimo bikurikira. Niba ushaka kurenza ibihe bipimo, hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe duhitamo B santimetero 30, none hano duhisemo ko ari metero 1.25. Tuzahitamo A ryari? Ese tuzahitamo B ryari? Ubundi iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, idafite akanyabiziga ko ku ruhande, duhitamo A ivuga ko ari metero 1.25. Noneho iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, tuzahita duhitamo santimetero 30. Ako kantu utarakumvisheho wajya ubyitiranya, ariko we kubera ubyumvisheho, ndizera ko nibara kiguha bavuze ngo ipikipiki ifite, urahita uhitamo B.
hano bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabugabo ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo A, 1.25 m, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko nawe waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ango ibinyabiziga bifite ubugari burenga 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri bari kutanga ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, ibinyabiziga bifite ubugari burenga 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano uramutse ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa birimo za ambulance, mubona ko biba bifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko waramutamo C, ibinyabiziga ndakumirwa, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugiye ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe. Ukeneye kode aho waba urose mu gihugu, twandikire tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Koresha 0788351626. Ibyo byose tubafashe. Mukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, turakwigisha dukoresheje uburyo bwitwa Google Meeting. Nkuha link ukayikandaho, nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye. Murabizi n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online kandi bigakunda. Rero kwiga nabyo n'abantu urabizi, umuntu aba ari nko mu Rwanda akiga nko hanze, akaba yiga nko muri Amerika kandi yibereye mu Rwanda. Rero nibwo buryo dukoresha, twakwigisha waba uri hose mu gihugu, nubwo waba uri hanze y'igihugu wenda kuza mu Rwanda, twakwigisha ukazaza ujya gukora, uhita ukora rimwe uhita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugiye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Uvuye gukora uratsinze, sharinga zino video ku nshuti zawe nabo baze twige dukore rimwe duhite dutsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, kanda subscribe ugira bihita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.